Bavandimwe muraho neza, uyu munsi turabagezaho inkuru y'ahantu hafite amateka akomeye cyane mu Rwanda, Nyanza mu Rukari, ahabereye isoko y'ubwami bw'u Rwanda n'umutima w'ubutegetsi bwa cyami. Inkuru y'aho amateka, umuco n'ubwiza byahuye bigakora ishusho y'igihugu cyacu cyahoraga gikomeye kandi cyubashywe. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe. Iyo uteze amatwi ni Lamuso Ubumenyi TV. Hashize imyaka myinshi cyane mbere y'uko abakoloni bagera mu Rwanda, abami b'u Rwanda bari bafite ingoro zabo zitandukanye, ariko igihe cyarageze igihugu gikenera umuvumwe ukomeye cyane. Nibwo umwami Yuhi wa gatanu Musinga yahisemo Nyanza, ahari imisozi ituje, ubutaka bwiza n'ahantu hafite imihanda y'ingenzi yo mu gihe cya kera. Icyo gihe Nyanza yabaye umutima w'ubwami bw'u Rwanda. Abiru, abasirikari b'umwami n'abasizi bose barahemukiye uwo murwa wacaga ibintu byose: imanza, imihango y'ubwiru, ibirori by'igihugu. Nyanza yabaye icyicaro cy'ubwenge, imbaraga n'ubutegetsi. Abaturage bavugaga bati, iyo ushatse kumenya amahame y'ubwami, jya usura Nyanza. Mu mutima wa Nyanza hari ahantu hitwa mu Rukari. Aho niho hari ingoro y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga n'iya Mutara wa gatatu Rudahigwa, umuhungu we wamusimbuye ku ngoma. Iyo winjiye mu Rukari uhita wumva ugendanye n'umwuka w'igihe cya kera. Imbere hari inzu y'urusenge yubatswe mu buryo bwa gakondo, ibisenge bigororotse, ibiti by'inganzamarumbu, n'imbere y'imyanya y'umwami, abiru n'abategarugori b'ingoro. Hanze hari inyambo, inka z'ikirango zifite amahembe manini n'imisatsi yegereye itama, zigenda gahoro ku ijwi ry'inzogera n'urusaku rw'abaragiye bazigira mu buryo bwa cyami. Izo nka zari ikimenyetso cy'icyubahiro cy'umwami n'icy'ubutunzi bw'igihugu. Nyuma y'imyaka, igihugu cyageze mu bihe bishya: ubukoloni, ubukristu n'ivugururwa ry'ubutegetsi. Ariko nubwo ibintu byahindutse, mu Rukari i Nyanza byakomeje kuba ishusho y'icyubahiro cy'igihugu. Uyu munsi aho niho ingoro ndangamurage y'u Rwanda itunganyijwe neza, n'inzu ndangamurage z'u Rwanda, Rwanda Culture Heritage Academy. Abarimo gusura bashobora kubona inzu gakondo y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, inzu ya kizungu ya Mutara wa gatatu Rudahigwa, inyambo n'ibikoresho bya cyami, ndetse n'ubusobanuro bw'amateka y'abami bose b'u Rwanda. Mu Rukari ubu ni ishuri ry'amateka, aho buri muntu amenya uko igihugu cyabo cyubatse, umuco n'ubuyobozi bwacyo, ku ndangagaciro z'icyubahiro, ubumwe n'ubupfura. Bavandimwe, Nyanza mu Rukari si aho gusura gusa, ni urwibutso rw'icyubahiro cy'Abanyarwanda, ni isoko y'ubwenge bwo kubaka igihugu cyacu n'umuco wacu. Twibuke ko abami bacu batubakiriye ku ndangagaciro zo gukunda igihugu, kubaha abantu bose no kwita ku murage wacu. Uyu murage turawufite kandi nitwe tugomba kuwukomeza.
murakoze kumva iyi nkuru y'amateka y'u Rwanda. Mujye musura mu Rukari mumenye aho amateka yacu aherereye, kuko uwibagirwa aho aturuka ntamenya aho yerekeza. Ramso Ubumenyi TV, aho amateka ahinduka ubuzima. Naho ubutaha, ciao ciao.